intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni imvugo yavuze iri kubwira abasangirangendo, hal tunsarun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ashimwe kandi asingiza Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha nibisakare ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, we n'abiwe n'abasangirangendo biwe n'abakurikiye inzira tuzaniye, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushira muri abo ngo bakurikiye inzira, Allahumma amin. Abavandimwe b'Islam, turi mu bihe byegereje ukwezi gutagatifu kwa Ramadan, aho buri Muislam ashishikarizwa gukora impamvu izo arizo zose no kugira intego zishoboka kugira ngo agere mu kwezi kwa Ramadan, yitegura ukwezi kwa Ramadan ibyanyabyo cyangwa se mu buryo bukwiye. Kubera ko ukwezi kwa Ramadan kubonekamo ingororano nyinshi cyane, reka nkunopfeshe cyangwa se musogongeze muri bimwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubwiye biboneka mu kwezi kwa Ramadan, kugira ngo nawe ugire intego zo kugira uburyo wakwitegura mu rwego rwo kwitegura uko kwezi gutagatifu kwa Ramadan. Impano ihambaye Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawa Tabarani wa rijaluhu thuqat عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة ابن صامت yakiriye hadithi avuga ko intumwa y'Imana, Imana y'amahoro n'imigisha, yavuze iti atakum Ramadan, mwaziwe mugezweho n'ukwezi kwa Ramadan, shaharu baraka, n'ukwezi kw'imigisha, umuntu wese ashishikarizwa kuba yashaka iyo migisha. yaghshakumullahu fihi, Allah subhanahu wa ta'ala abaha impamvu zose zo kuba mwagera kuri iyo migisha, ndetse no kuba mwagera kuri izo muhwe ziboneka muri uko kwezi. Fayanzilu rahma, Allah abaha impamvu zo kuba mwagera ku mpuhwe ze, aribwo yabashishikarije gukoramo ibikorwa byiza bitandukanye. Nawe rero uba ugomba kureba uburyo Allah subhanahu wa ta'ala yagutegura iyo nzira, nawe uburyo wayikora cyangwa se wayigana ukayubahiriza kugira ngo ugere kuri kiriya kintu yakubwiye kiboneka mu kwezi kwa Ramadan. Wa yuhattul khataya, ntabwo ari ukwezi kwa rahma gusa, ahubwo ni n'ukwezi ko guhanagurirwa amakosa n'ibyaha. Reba gusa kuba twarasenze cyangwa se twarasibye ukwezi kwa Ramadan ku mwaka ushize, Allah akatugeza kuri Ramadan iyi ngiyi turi imbere mu kwakira mu minsi iri imbere insha Allah, kuba kwigeramo gusa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idajtuniba al-kaba'ir. Ramadan y'umwaka ushize kugeza ku yindi biba impamvu yo kubabarirwa gusa ibyaha bito. Iyi ni fadla iboneka muri uku kwezi kwa Ramadan. Wa kadhalika wa yustajabu fihi dua, nanone intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati ni n'ukwezi ubusabe umuntu asaba bwakirwamo. Ibi ngibi intumwa y'Imana iri kubikubwira kugira ngo ihris, saba cyane, gerageza umunwa wawe usome, uhore uri ku busabe, uhore uri kuri azkari zitandukanye kugira ngo aya mahirwe aboneka muri uku kwezi ataza kugucika. Iyi hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yanzuru Allahu ta'ala ila tanafusukum fihi, Allah abashaka kureba uburyo murushanwa muri uko kwezi, murushanwa mukora ibyiza, murushanwa mwubahiriza iri tegeko,
murushanwa mwubahiriza amategeko agenga iki gisibo, murushanwa mwubahiriza ibyo yabashishikarije kuba mwakora muri uku kwezi. Nibyo intumwa y'Imana iri kurutunofesha, iri kudusogongeza mu biboneka muri uku kwezi kugira ngo dufate ingamba mu kwitegura uku kwezi. Ati rero Allah subhanahu wa ta'ala nanone yaduhaye uku kwezi kugira ngo arebe, anitegereze uburyo tukurushanwamo mu gukora ibyiza bitandukanye. Wa yubahi bikum rabbukum malaika, Allah subhanahu wa ta'ala nanone ntabwo ari ibyo ngo kureba gusa abarushanwa muri uko kwezi, ahubwo Allah anavuga n'imyato, avuga ibigwi, atuvuga ibigwi mu bamarayika. Timureba abagaragu banjye, ubwo namuremaga mwaravuze ati atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bw'abamarayika babwiraga Allah, ugiye gushyira ikiremwa muntu ku isi kizakora ubwononye kikamena amaraso, kandi twe turi ahangaha tugutagatifuza ijoro n'amanywa tukagusenga. Allah subhanahu wa ta'ala akababwira ati inni a'lamu ma la ta'lamun, njyewe nzi ibyo mutazi, ibyo Allah yarazi na n'ubu ndazi kuruta ibyo abamarayika bamenyaga kiriya gihe cyangwa se bari bazi kiriya gihe. Nuko no muri aba bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala yashize kuri iyi si harimo abantu barimo kumutagatifuza, barimo kubahiriza itegeko rye ry'igisibo, barimo kubahiriza amategeko y'igisibo, barimo mu bantu barimo kumushimira ijoro n'amanywa. Allah subhanahu wa ta'ala arimo kukuvuga ibigwi kubera ko witeguye ndetse unari gushyira mu ngiro iri tegeko ry'ukwezi kwa Ramadan. Ja'alani Allahu wa iyyak. Bityo rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala nje nawe ko yadushyira mu bo azaba arimo kwiratana, azaba arimo kuvuga ibigwi ku bamarayika, ari kubereka ibyo turimo dukora. Ati rero hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akabereka ibyiza murimo mukora, akabereka ibyiza turimo dukora ahangaha ku isi. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahise isoza aya magambo yayigira iti fa inna shaqiyyun man hurima fihi rahmatullahi azza wa jal. Ati kubera ko umubi ni wa wundi uzaziririzwa cyangwa se uzaba ari ikizira kuri we, utazagerwaho n'impuhwe n'imbabazi n'ibyiza n'imigisha iboneka muri uku kwezi kwa Ramadan. Bityo rero intumwa y'Imana kudusogongeza no kutunofesha ibyiza biboneka muri uku kwezi, intumwa y'Imana niyo dufatiraho urugero. Intumwa y'Imana yabaga yashtaq, ikumbuye guhura n'uku kwezi kwa Ramadan, ikumbuye guhura n'uku kwezi kwa Ramadan, ikumbuye kugeza muri uku kwezi kwa Ramadan, igasaba Allah subhanahu wa ta'ala an yamudda umrah, ko Allah yayongera igihe cyo kubaho kugira ngo ihure n'uku kwezi kwa Ramadan. Ikashishikariza abasangirangendo bayo ko nabo basaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabageza mu kwezi kwa Ramadan. Natwe rero mugura n'uku kwezi kwa Ramadan, ibi ngibi turimo kubivuga kugira ngo tugire imyiteguro ikwiye, kugira ngo ibi byiza biboneka muri uku kwezi kwa Ramadan tutazabibura kubera imbogamizi tuzaba twagize. Bityo rero hari ugufata khutta, imisingi migari cyangwa se intego zikomeye zihamye mu rwego rwo kugira ngo Ramadan itazakubera imfabusa. Reba umubano wawe hamwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ubanyute na Allah subhanahu wa ta'ala. Aka kanya uramutse witabye Imana watwara iki? Aka kanya uramutse utwawe wagenda uvuga iki? Watangiye raporo mu buzima bwawe na Allah subhanahu wa ta'ala, mu buzima bwawe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mu buzima bwawe n'idini rya Islam, mu buzima bwawe n'amategeko y'Ubuislamu. Ese amategeko y'Ubuislamu urayubahiriza? Mbere yuko ugera mu kwezi kwa Ramadan, ibi ngibi nutamanza wategura nafsi yawe
ngo uyinyege, ngo uyivebe kuri bibi ugutwaramo, kuri bibi gushoramo. Na kuvuga ngo Ramadani izakugeraho mu buryo buri baghta, butunguranye, nta myiteguro uzaba warakoze ihagije. Niyo mpamvu uzaba ujaragira cyangwa se utayiha agaciro igihe wayigezemo. Kuko ngo ya mico itandukanye uzaba ukirimo. Nanone kugira ngo ugire imyiteguro ugomba kureba wowe n'umuryango wawe ubundi mubayeho mute mbere ya Ramadani, mbere yuko Ramadani igera. Ese idini uko rigusaba kuba uri kumwe n'umuryango wawe niko umeze, cyangwa se watereranye umuryango wawe? Inshingano zawe n'umuryango ntabwo uzitaho. Inshingano zawe n'umuryango idini riguha ntabwo ubyitaho. Ese urumva bimeze bite? Urumva ugomba kuba uwande? Ila aina tadhhabun? Urumva? Tegura rero umubano wawe, usukure, weze, usubize nk'uko idini rigusaba, kugira ngo nibura wakire Ramadan nta cyasha ufite, nta kirantangira, nta kirambuza ufite, kugira ngo byaba ibyo ukora bizamuke kwa Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se ntihagire inzitizi uba wagira kuba mu kwezi kwa Ramadan. Mu Islamu rero nanone ma arhamuk, nanone n'umuryango. Reba umubano ufitanye n'umuryango wawe aka kanya. Niba umunyamuryango, mushiki wawe, musaza wawe, umwishwa wawe, masenge, nyirarume, iki n'abandi bashobora kuba baguhamagara, wareba muri telefone, aba nabo nta kindi ni ibibazo gusa. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni imvugo yavuze iri kubwira abasangirangendo, hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Ese ubundi mubona amafunguro mukanahabwa n'insinzi atari ukubera abanyantege muri mwe? Wireba telefone y'umuvandimwe, wireba telefone y'umunyamuryango, wireba telefone y'umuntu ufite ibibazo ngo uhita ubona ko ari ibibazo. La, ahubwo bibone ko ari insinzi na nusura kuri wowe, kuba Allah subhanahu wa ta'ala koherejeho umuntu. Kubera ko tubona amafunguro, tukanabona n'insinzi mu byo tuba turimwo, kubera bari abantu b'abanyantege nke. Nanone ugomba kureba umubano wawe n'abaturanyi. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze ati, ma zala Jibril yusini ala jiran hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Ati Jibril yakomeje azambwira kubyerekeranye no kubanira neza umuturanyi, angira inama kubyerekeranye n'umuturanyi wanjye, kugeza ubwo nketse ko wenda ndamutse mpfuye ashobora no kuza akaza mu banzungura. Umuturanyi rero ni ikintu Allah subhanahu wa ta'ala, wal jari dhil qurba, n'umuturanyi wa bugufi Allah subhanahu wa ta'ala yamushize mu bantu ugomba kugirira neza, nyuma yo kumusenga wenyine, ndetse no kumugaragira wenyine, no kugirira ababyeyi neza, ndetse n'abafitanye isano rya bugufi. Hakurikiyeho uriya muturanyi nawe ugomba kumugirira neza. Bityo rero kugira ngo hatazabaho biramfata cyangwa se za kirazira zatuma utabona ingororano zitubutse mu kwezi kwa Ramadan, ni ukuvuga ngo fata umujirani wawe, umuturanyi wawe, mugire umuvandimwe nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabidutoje. Mujirani wawe rero, umuturanyi wawe, reba uburyo ugomba kunoza umubano wawe nawe. Niba hari ibibazo mbere y'uko Ramadan igera, bikemure hamwe n'umuturanyi wawe, kugira ngo hatazaba ibibazo by'uko Ramadan itakakirwa. Nanone hari icyo ugomba kureba, ma'azumalaika fil amal, nabo mukorana ku kazi. Mu kazi akariko kose, mu kazi akariko kose ufite, mu rwego rwose Allah subhanahu wa ta'ala yakuzamuyemo, reba abo mukorana
baba abayisilamu baba atari abayisilamu, umubano wawe ni uwuhe? Ese uri khain, uri umuhemu, uri umuntu uhora ushaka ibibazo kuri bagenzi bawe, uri umuntu uhora urema utubazo kugira bagenzi bawe bave mu kazi, cyangwa se n'ibindi byinshi. Ibibazo biba mu kazi twese ahangaha turabizi. Ese meranye gute n'aba bantu tuba turi kumwe mu kazi? Kuko ibi byose nutabikemura mbere y'uko Ramadani iba, ni ukuvuga ngo bizakubera inzitizi z'uko Ramadani yakwakirwa, cyangwa se yakwakirwa kuri rwa rwego twumva yakagombye kubiriho. Nanone icyanyuma turangirizaho, nanone ugomba kureba n'abantu muri rusange. Ni ukuvuga ngo umubano wawe ma ummat al-Islam, n'abantu bose muri rusange, ugomba kureba uburyo wawunoza uwo mubano, kubera ko aslan ni wa mubano Islam idutoza, haba mbere ya Ramadan, cyangwa se muri Ramadan, cyangwa se na nyuma ya Ramadan. Ni ukuvuga ngo rero uyu mubano tugomba kuwunoza kugira ngo hatagira icyiza kigasiga icyasha isawumu ndetse n'ibyo twakoze mu kwezi kwa Ramadan. Avandimwe rero, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunofesheje ibyiza biboneka mu kwezi kwa Ramadan. Mu mvugo yayo, natwe ni uguharanira tureba uburyo biriya byiza biboneka muri kuriya kwezi habaho zakira ntangira byatuma tutabigeraho cyangwa se tutabibona. Kandi Islam yaradutoje cyangwa se yaratugiriye inama mbere ya buri kimwe cyari cyo cyose. Bityo rero Allah subhanahu wa ta'ala adushyire nge nawe mu bazakira ndetse no mu bazageza ukwezi kwa Ramadan, ndetse azatugezemo turi abagaragu beza biteguye gukoramo ibikorwa byiza bishimishije Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse biteguye no kureka ibyo ari byo byose, ndetse n'impamvu nyamukuru izabe ariyo kuguma tugandukira Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko tuzaba twarabyitoje mu kwezi kwa Ramadan. Allah rero azatugeze mu kwezi kwa Ramadan ndetse turi bazima, bafite ubuzima buzira umuze. هذا بالله توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.